Abantu banjye muraho mumeze neza. Hano Barido Fisho nk'ibisanzwe murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. None ahangaha rero habonetse scholarship ihagaze neza. Waba wiga University of Rwanda, Rwanda Polytechnic, ALU ndetse n'izindi kaminuza zigiye zitandukanye no mu Rwanda, gusa usanga wenda wigira nko kuri buruse kunguzanyo ya leta. Ubu birashoboka ko noneho wakigira ku cyo twita full funded scholarship cyangwa se scholarship, aho noneho bashobora kuguha amafaranga ya tuition fees, bakaguha amafaranga ya living allowance, bakakumenyera ibikoresho by'ishuri, bakakumenya buri kimwe cyose utazigera wishyura nyuma. Urabona nka Rwanda Polytechnic cyangwa se University of Rwanda, hari n'indi mishinga usanga cyangwa se nka za Chance International Rwanda usanga aho wiga ukazishyura ryari ukazishyura nyuma. Rero hano tugiye kurebera hamwe turebe se iyi scholarship igenewe bande, ese na myaka ingahe, se deadline ni ryari, ku buryo udacikanwa n'aya makuru. Niwe rwamigeze kuri YouTube channel, can like, subscribe, funguruza gira tujye tubana igihe cyose ku Uburezi Rwanda TV. Uburezi akazi na technology byose ni byawe. Ese nawe ujya uhura n'ibibazo byo kubura ibicuruzwa muri stock utabizi, cyangwa amafaranga yinjira nasohoka ntuyamenye neza? Hari n'abashaka kugana ibigo by'imari cyangwa batera nkunga bakabura raporo zisobanutse zigaragaza uko business zabo zihagaze. Yewe n'abarwemeza mirimo bakizamuka bagakenera uburyo bworoshye bwo gucunga business zabo mu buryo bugezweho. Wabugaburira abanyeshuri ariko ukabugorwa no gucunga abanyeshuri n'amafunguro ya buri munsi. Wihangayika, twakuzaniye igisubizo. ICBMS rwa ICBMS ni system ifasha abantu n'ibigo gucunga neza business hakoreshejwe ikoranabuhanga. Muri ICBMS mushobora gucunga stock n'ibicuruzwa, kureba amafaranga yinjiye nasohotse, gukurikirana abakozi, kubona raporo zihuse kandi zizewe, gufasha business ziri kuzamuka gukora neza, gufasha restaurant n'abanyeshuri bo muri campus gukora neza. Niba ushaka gukoresha cyangwa kumenya byinshi kuri ICBMS, sura urubuga rwacu wa/ICBMS.rwa ifasha business zitandukanye, cyangwa ICBMS.rwa/kaberamye campus ifasha restaurant zo muri kaminuza, cyangwa uduhamagare kuri 0794 34 98 267. Nkuko mubibona hano ntanubwe ngo wenda kuri umuntu aca hano rwenda gusaba bavuga ngo hano iyi ngo ni there's number have faces our 2026 University Leadership Program student application will open tomorrow May 18. Application are open from May 18 to May 31, 26. Please note that due to the high volume of application we are unable to respond to every applicant. Visit to apply. Yes. Hano bavuze ngo baramenyesha ko application ifunguye atifugo tariki 18. Urumva hashayemo iminsi, muri ihangana kuba naratinze kugeza tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 2026, kubera umubare w'abanyeshuri bari ku-applyinga ari benshi cyane. Ntabwo uri kubasha kubasubiza mwe muri ku-applyinga direct, ariko mushobora gufungura ino link muka-applyinga. Niyo mpamvu rero link ngiyi hano twamaze kuyifungura. Hano baravuga ngo application izarangira tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 2026 isa 5 z'ijoro ngubwo na 59. Bakabihanganisha kuba batarimo barete babasubiza aho kanya ku muntu wese washije kuba contacting. None abantu bazaba selected bazahabwa interview. None ikindi twakomeje rero application form instruction. Hano barakomeza bagira bati please read each question. Bavuze ngo soma amabwiriza y'ikibazo ibiki byose turebere hamwe ku buryo utaza kugira amakosa ukora muri no application. For all question please share your thoughts in your own words. Ku bibazo byose urabazwa subiza mu magambo yawe. Hari abantu bakoresha AI bira kwikoresha nabwo n'ubwenge. AI ugasanga urayikoresha ukiguha ibintu uteruye utanasomye. Terura ibintu usome, nako nibifashije niyo AI isoma ibintu ushyiremo inyurabwenge yawe. Okay, hano bakomeje bavuga ngo if you are selected for the next stage of the interview process, you will be contacted with the phone number and email provided in the application. Take good care to ensure this information is stated correctly. Niba goramuka bagufashe ibintu byose uzabimenyeshwa kuri telefone yawe na email. Making sure ko rero ibintu uratanga biraba ari ibyanyabyo 100% binakora.
So program requirement rero ibisabwa harimo demonstrate academic excellence. We look for individual with the national reading exam score of 70% of high marks for student country universities. Hano bareba ku banyeshuri basoje secondary school, bareba ku manota wagize academic excellence cyangwa se amanota wagize niba ari hejuru ya 70 kuzamura ku ijana, hejuru ya 70 ku ijana gusubiza hejuru. Exhibit leadership capacity. Applicants should clearly explain how they have practiced leadership and how they want to grow in this area. At 25 years of age or below, kufite utarengeje imyaka 25, ubwo kufite 25 cyangwa uri munsi, sibyo. Have strong skills in English, kubuza Icyongereza, or Rwandan universities class and these numbers have first training take place in English, so look for scholars who will excel in this form communication. Hano nukuba ushoboye kuvuga Icyongereza, kandi birumvikana neza ko niba ufite amashuri ya 6 cyangwa se uri no muri kaminuza Icyongereza uragishoboye. Ushaka no kuba ufite admission ukaba warabuze ukuntu ujya kwiga. Attend monthly trainings, kubuza abasha kwatendinga zino training za buri kwezi. Our program centered around the relationship between development, leadership skills and family. Before of this month leadership training on second Saturday of every month. Kuva kwatendinga zero training ari tegeko. Ikindi wenda gusa ntango nabitindaho cyane, ubundi cy'ingenzi cyane hano kibanze ni ino myaka 25 gusubiza hasi na amanota 70 ku ijana. Then ikintu cyo mbere tukora ni ugukora yes I have read and understand the program requirement and expectation, ugakora next, then ukashyiramo amazina hano. Wamara gushyiramo amazina ukagenda byose byuzuza ugakomeza, then warangiza ukagira ute ugakora hano handitse submit. Umaze gukora submit, tayari application yawe ibigiye neza cyane, yakiriwe na these numbers have faces. Rero aya mahirwe ntabacike ku Uburezi Rwanda TV, ntacyo tutabagezaho. Uburezi, akazi na technology byose ni byawe. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde.